Bavandimwe bene data bashiki banje muri Kristo Yesu, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ni umuvandimwe wanyu Ndahiriwe Jean de la Paix, nongeye kubazirikana kandi bifuriza gukomeza kugira ubuzima bushimishije muri ibi bihe bya none ndetse n'ibizaza. Mu rwego rwo kubazirikana mu buntu tubanyemo muri Kristo Yesu, nongeye kwifuza yuko turebera hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Daniyeli igice cya 2 umurongo w'8. Haboneka aya magambo agira ati: maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo ataziyanduza. Imana yacu itugirire neza. Bene data bashiki banje, izi nkuru ziratwereka ubutwari bw'umuntu w'Imana Daniyeli ndetse na bagenzi be Hananiya, Meshayeli na Azariya, kubwo kwiyumvamo ko ari abantu b'Imana, ko muri bo harimo ubuntu bw'Imana ikomeye. Mu rwego rwo kubaha no guhesha agaciro Imana yabo, bagambiriye kutihumanya mu buzima bwabo ngo bahemukire Imana bizeye. Imana yacu itugirire neza. Baragambirira bati haba mu byiza no mu bibi, mu makuba no mu byago ntituzahemukira Imana yacu. Bafata icyemezo gikomeye gityo, babyishiramo bibinjira mu maraso, maze bibabera ubuzima bw'iminsi yose. Imana yacu idufashe. Bakristo bene data, ibi biratwereka ko kuba umukristo ari uguharamagara, ni ukwiyemeza kandi ntutezuke. Niyo mpamvu Pawulo yabihamije mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 20, arahamya ati: kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Bene data bashiki banje rero, ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo. Ubwami bw'Imana bushingiye ku bikorwa by'ubutwari, ibikorwa by'imbaraga abantu b'Imana bagaragaza. Imana yacu itugirire neza. Bene data bashiki banje, abantu bose rero bakwiriye kumenya ubwami bw'Imana ubwo ari bwo, bakabubamo babuzi, bakabuharanira, bakamenya Imana bizeye iyo ari yo, bakayizera bayizi, bazi uko imeze n'uko ikora, bakamenya kandi n'uko abantu b'Imana bagomba kubaho. Imana yacu idufashe. Kubwo rero kugambirira mu mitima yabo kutiyononesha ibibi, Daniyeli na bagenzi be Imana yarabashigikiye, irabarengera mu makuba yose bahuye nayo. Imana ntiyabahana, Imana irabatabara, irabiyereka kugira ngo isohoze indahiro yayo iboneka muri Zaburi ya 91 umurongo wa 14 kugeza wa 16, aho Uwiteka ubwe yirahiriye ati: kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanje. Amen. Haleluya. Kuko bagambiriye kutiyanduza mu buzima bwabo, bakagambirira kudahemukira Imana yabo bizeye bemera. Bariya bagabo Imana yarabashigikiye, ibashigikira mu makuba yose bahuye nayo. Imana irabarengera nk'uko muja mubisoma kandi mukabihamya buri munsi. Ibashira hejuru, ibaha gutegeka bene igihugu, babategekera mu gihugu cyabo kandi bo atari icyabo, kuko bayimenye izina. Barayambaje, irabitaba bene data bashiki banje. Ibana nabo mu makuba, ibaha icyubahiro kandi bereka agakiza kayo. Imana yacu idusange. Haleluya. Bene data bashiki banje, ndabifuriza kugambirira namwe nka ziriya ntwari. Mufate icyemezo cy'intwari z'Imana nka kiriya. Mwiyemeze kutaziyonona, mwiyemeze kutaziyanduza mu buzima bwanyu ngo muhemukire Imana mwemeye. Namwe Imana izabiyereka, nk'uko muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3 habivuga ngo:
siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni, Uwiteka dusange. Bene data bashiki banje, dufite isezerano rikomeye, nimutarivamo ntimuzakorwa n'isoni. Niyo mpamvu Pawulo yabivuze mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto igice cya 4 umurongo w'8 kugeza uw'9, aho yavuze ati, dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanywa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Imana yacu dufashe. Kuko tukiri mu isi y'ibigeragezo, bene data mubimenye, turi mu isi y'ibigeragezo. Umwanzi yamanukiye asa n'umurabyo, afite umujinya nk'uw'intare azakuwa conshomera. Imana yacu dufashe. Ariko kubwo kugambirira mu mitima yacu, kubwo kugambirira mu mitima kutiyandurisha iby'iyi si, nubwo bimeze bityo tukaba dufite amakuba impande zose, ariko ntituzakuka imitima, ntituziheba, kuko dufite Imana iri iruhande rwacu idushigikiye. Tuzarenganywa ariko ntituzahanywa, tuzakubitwa hasi ariko ntituzatsindwa rwose, kuko Umwami Imana azadutabara. Nicyo gituma tutazamwara, nicyo gituma tutazakuka umutima, nicyo gituma tuzakomera mu maso hacu hakamera nk'urutare, kandi tuzi yuko tutazakorwa n'isoni. Niko ubuhanuzi Yesaya mu gice cya 50 umurongo wa 7 yabihanuye. Ndagira ngo dusenge Imana rero, bene data bashiki banje, muri iyi minsi, muri iki gihe cya none, haboneka intwari zihebera Imana Uwiteka Umuremyi wacu, zigambirira kubaho mu buryo budahemuka. Imana yacu idufashe. Mana rero se Umwami Yesu, tugushimiye kuri Imana yadutoranije mu magana menshi, kandi waduhamagariye Mwami Imana yacu kwerekana ukwera kwawe, kwerekana imbaraga zawe. Waduhamagariye kugenda nk'uko bikwiriye intore zawe, udutandukanya n'abandi. Niyo mpamvu dusaba kugira itandukaniro hagati yacu nabo, mu mibereho, mu buzima bwa buri munsi, mu gukiranuka, mu kuguhamya, mu kukwizera. Tukagira itandukaniro hagati yacu n'abatizera tudahwanye, tukagaragaza yuko uri Imana ikomeye, tukerekana imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, kandi tukerekana yuko natwe twemera Imana ifite imbaraga. Ndakwinginze rero muri iyi minsi ngo uhembure imitima y'abantu bawe, ubahe guhumuka amaso no guhagarara mu buntu bwawe nk'uko bikwiriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabyemo nizeye, amen.